Yes, witwa fata ku mavuta mu gihugu cy'u Burundi yoherejwe n'umugabo bita Bruce Melody nk'uko tumaze kubibona mu mafoto ndetse n'amavideo y'abantu bari gukorana nawe bamaze kubyitangariza ko ashaka kwica igitaramo cya The Ben afite ku munsi w'ejo ndetse na n'isaha hari igitaramo cyangwa se hari ibyo bita meet and greet. Aka kanya nakubwira ko fata ku mavuta arimo aragenda azenguruka ahantu hose mu gihugu cy'u Burundi ahanyuza ifoto ya Bruce Melody ayipostinga cyangwa se agenda yimanika ahantu hagiye atandukanye nk'uko turi kugenda tubikesha abantu bariyo cyane cyane abanyamakuru bariyo harimo abanyamakuru b'inyarwanda.com igihe.com ndetse n'abandi bakora amapapeteri ari kugenda akoreramo cyangwa se apuritingiramo ayo mashusho. Ako kanya nagira ngo tugenda tubana nawe ubanze ukurikire aya mashusho ya bamwe mu bantu bariyo nabo babyivugira ati rwose ahangaha arahavuye apuritinze aya mafoto. Ni mu Bujumbura kuri Star Unlimited mpawa makuru yuko ariho fata ku mavuta yarari aje guprintinga amapost ya Bruce Melody. Aya namwe mu mapost ya Bruce Melody ya postinze, sinzi wenda icyo agiye gukoreshwa, ariko aya namwe mu mapost ya Bruce Melody wahindura tukareba. Ya postinze amapost ya Bruce Melody harimo ayabiri n'aya ngaya, harimo ayanditseho Bruce Melody, ayanditseho igitangaza muri aka kanya, harimo na ya 1:55 am. So turi kumwe na Karimu wa printinze aya mapost, niwe wa printinze aya mapost mu Bujumbura. Karimu, amakuru? Ni meza. Niwe wa printinze aya mapost ya Bruce Melody. Ego cyane. Ninde wagwaye ako kazi ko ya printinga? Ni fata ku mavuta. Tunyuremo muri make nyine bya bimeze gute, yinjira aza? Bon, yahabonye ndamwimprimira iya mbere, abona imeze neza cyane. Hama niho yaca barungika namwe muze ko imprima n'izindi. Ego. Okay, waje ubu imprima izigiye zitandukanye? Ego. Hanyuma yakubwiraga twe dufite impamvu nyinshi tugiye kuyakoresha, yakubwiraga ngo agiye gukoresha iki? Nabajije nta kintu yashoboye kutubwira, ariko turizera yuko ari ikintu ciza kigiye kugaruka ngaha mu Burundi. Okay. Reka tugushimire cyane. Hari abantu benshi bakomezaga kugenda bavuga ati rwose timu ya Bruce Melody ntiri inyuma yo kwicwa ku gitaramo cya The Ben, ariko aka kanya habura amasaha ngo igitaramo kibe ndetse aka kanya harimo meet and greet. Aka kanya bamaze gukonfirma ko nabo rwose bafite mu ruhare rwo kwica kino gitaramo, ariko nubwo byakomeje kugenda bibananira. Impamvu tugiye kugaruka kuri ibi bintu, abantu bakomeje kugenda babihakana bavuga ati ntabwo ari byo, ntabwo babikora niki, ariko aka kanya ni uri kura kuri screen izo ni printing ziri gukorwa mu gihugu cy'u Burundi, bimaze kwemezwa n'uri kubikora avuga ko ari fata ku mavuta uri kubikora mu gihugu cy'u Burundi, ari kugenda manika amafoto ya Bruce Melody ahantu hariho hose, yaba ku mamodoka ndetse ahashoboye hose kuhagera. Binavugwa ko ashaka kuzabyinjirana mu gitaramo The Ben ari kuri stage abantu bakabimanika, ariko abantu bakomeje kugenda bamubera ibamba, dore ko hari na bamwe mu banyamakuru bamanutse mu gihugu cy'u Burundi aricyo kibajyanye kugira ngo barebe uburyo bagenda bavuyanga ibintu The Ben azisanga ari wenyine. Tugiye kwifashisha zimwe muri facts zirimo ziragenda zigaragara, cyane cyane turakoresha abantu bariyo bari kugenda baduha amakuru yuko ibintu bimeze, dore ko fata ku mavuta ubundi umunyamakuru w'inyarwanda.com yamubonye mu modoka ashyiga ati Alright, mezemte heye ni Vava TV show ndabashuje cyane ngende Taylor MD Mafia. Sasa rero tugarutse mu makuru ari gucaracara, amakuru ya showbiz y'uyu munsi kabisa. Tugarutse mu makuru acara, murabizi hari amakuru menshi mu muziki, hari amakuru menshi mu myidagaduro nyarwanda, hari amakuru menshi tujya kubabwira umuzingo rero. Sasa rero mu bihe byashize murabizi ko The Ben yakoreye igitaramo cyiza cyane hariya i Burundi mu baturanyi bacu. Yakoze igitaramo cyiza cyane, yari afiteyo ibitaramo bibiri aho yari yatumiwe na company bayita Now company, hamwe aho yagiye akorera bayita Eden Garden n'ahandi, ariko cyari igitaramo cyiza cyane. Murabizi ko The Ben bamwakiriye kabisa, umwami yari ewana yararenze kabisa, bamwakiriye fresh. Gusa ariko nanone ntabiba byiza cyane kuko nyuma yaje kugirirwa ishyamba. Bizifata ku mavuta, urabizi umugabo bita Bruce Melody, uramuzi umugabo bita Coach Gayer,
iyo uvuze igitaramo cya The Ben nabo bahita bumvikana cyane. Bruce Melody, Coach Gael ni bamwe mu bantu nyine batishimira iterambere rya The Ben kabisa. Baje kuba batuma uwo bita Fata ku mavuta ngo agende amanike ibyapa bya Bruce Melody hariya mu Burundi, ku buryo abantu bavuga ati nubwo twitabiriye igitaramo cya The Ben ariko we ntitugukunda, dukunda Bruce Melody. Nyuma y'izo saga zose rero uwo bita Papa cyangwa nawe yakuzamukiye akugira ku bana arakubita arahondanya, ariko bigaragara neza yuko aba ari kwikoma uwo bita Rocky. Ni iyindi ntambara rero, ni urundi rugamba kabisa. Uwo bita Fata ku mavuta Papa cyangwa yaje yohereza uwo bita Rocky mu bigori kabisa, aramushwishuriza aramubwira ati burya hari kera kabisa. Bishoboka yuko kera kera Papa cyangwa nyine urumva babaga basangira umufungo, niba hari utwakoreye kuri YouTube, none uwo mufungo ari kurya wenyine. Amaze kumva nyine harahageze, yavuze ati ariko buriya Rocky wowe ngo wanyeretse abantu, uko wanyereka abantu na kofi ngo agatwiko kawe katinjiza wana. Papa cyangwa nyine kabisa araza kuvutura ingoma ahita mu bigori. Nyuma ariko nubwo ahandi haba hari saga, hari ibintu bitari kugenda fresh, abandi bo baba bari mu kazi kabisa. Aho bita nanone yakugarukira kukubeta umuzigo ati confirm ni umuzigo mwiza cyane, mugende muhure kuri channel ya Dan. Nanone ni indirimbo nziza cyane nshyashya imeze neza cyane, iri kubyinamo abana beza ewana. Ni indirimbo nyine nziza cyane kandi ifite icyo yasobanura kabisa, ifite byinshi nyine ivuze ku muziki kabisa. Ni indirimbo nziza cyane, mugende muyirebe. Ni Taylor the Mafia, channel bayita Vava TV show. Ndabakunda cyane, mukore subscribe, mukore share and comment, then ubundi mujye mukurikirana ibindi biganiro dukomeza kubashyiraho. Murakoze.